Amahoro kuri mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu, amahoro kuri mwebwe mwese mwakoze subscribe, mugakora like, mugakora share, muri abaterankunga bakuru b'iki kiganiro. Amahoro kandi kuri mwebwe mwese mumaze igihe murwaye indwara z'amayobera. Ntucike intege, uyu munsi nawe Imana yagutabara igashyira akadomo ku bibazo by'uburwayi umaranye iminsi warabiburiye igisubizo. Icyo ngusaba ni ukwizera Imana, ukaguma mu murongo wayo, ugakora ibidahabanye n'ibyo ishaka, hanyuma ubundi ukizera, kuko ndabizi neza ko niwizera Imana mu bwo buryo igisubizo cyawe kiri hafi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku giti cy'ikawa n'uburyo wagikoresha ukikuraho wa mubabaro abarozi bagutera umunsi ku wundi. Uyu munsi igiti cy'ikawa kigiye kuza ari nka roketi, kigiye kuza ari roketi, kigiye kuza ari bombe ku murozi, kuko uyu muti ngiye kukubwira nuramuka unteze amatwi ugakora ibyo nkubwira neza, ukabikora utuje, ukabikora wizeye, uyu munsi ndakumenyesha yuko bwa burwayi woherezwa mu munsi ku munsi ushobora kuba amateka. Niba rero ufite umurozi ukuzengereje akaba yicara akuroga, uyu munsi tugiye kumuha ibye, kuko nukora ibyo ngiye kukubwira kandi ukabikora neza, umurozi ukuroga arasigara agufitiye ubwoba, arasigara atagifite bwa bushobozi bwo kukugabaho ibitero. Mwebwe mugire kwiringira, mugire kwizera, byose birashoboka. Uyu munsi rero nta mikino ihari, turaza kurekura bombe ku murozi, ku buryo umurozi atazongera gutinyuka kukuroga cyangwa se kugira ibindi bintu akohereza, kandi bikarangira burundu, ntazongere kubikora ukundi. Uyu munsi wowe wahigwaga ugiye kuba umuhigi, nawe ugiye guhiga wa murozi, wa wundi wakurogaga amanywa nijoro akwifuriza ikibi. Uyu munsi tugiye kubishyiraho akadomo ku buryo nawe ubwo azajya kuri akavuga ngo wa muntu yaje kuba umuntu munini gutya, ati ntago nzongera kumukinisha, ntago ari muri babandi nzongera gukiniraho, kuko uyu nguyu nkorera ibingibi no kumpitana yampitana. Buriya abarozi ntimukajye mubaha akanya, kubera ko namwe ntibatuma mutuza. Bifuza kubona ibintu byabashizeho, bifuza kubona mubyuka mujya kwa muganga, bifuza kubona abana banyu batiga, bifuza kubona muhora muryamye kubera ibyo baboherereje. Uyu munsi rero icyo ngusaba ni ukwizera Imana, ubundi ugakurikira ikiganiro, ubundi tukarekura bombe ku murozi, ku buryo nawe uyu munsi ushobora guhagarara wemye mu bandi, ukagenda utubitse umutwe, ukagenda udafite ubwoba. Uyu munsi Satani yakurekura, kuko Imana yarakuremye ngo ugire ubuzima bwiza, ntabwo yakuremye ngo uze guhangayikira muri iyi si uhangayikishijwe n'umwana w'umuntu. Ibyo nibyo dushaka gukuraho, kubera yuko abarozi baramenyera. Reka mbabwire akantu gatoya. Abarozi bamaze iminsi banuka ngo nabateje abaturage, ngo basigaye birirwa bakubitisha imiti, ngo nirirwa mbabwira. Ariko iyo babivuze cyangwa bakabimbira mu ubwo buryo, ndavuga ntabwo ibaye bose babimenyaga kandi bikabakorera, ubundi bakabahondagura. Iyo bavuze gutyo rero igihe cyo nkora nta kindi mbakorera, ndabaseka. Ndabaseka nk'abihorera, kuko kuntuka njyewe nta kintu byantwara. Wantuka rwose nakubwira icyo ugenda ujye mu nzu wivovote, ariko kuntuka bimeze nko kunyura ku kigo cya gisirikare hafungiyemo umuntu wawe, wivovote ukirenze, kuko mu gihe ukiri mu ntambwe z'icyo gisirikare cyangwa se icyo kigo kiri, nta kintu ushobora kuvuga, wivovote uri iyo ngiyo kure kugira ngo hatagira umuntu ukumva. Namwe rero mwubake ingamba z'ubwirinzi, mwubake ibigo bya gisirikare ku buzima bwanyu, ku buryo umurozi nashaka kugerageza kugira ikintu akoherereza, akubitwa n'ibintu atazi ibyo ari byo, kandi bikamukubita mu mahoro, ukamukubita utamuhutaje. Mwebwe ntimuzagire nabi nk'uko baba barabagiriye nabi. Ibyo ndabibasabye, ntimuzabikore, kuko ikibi aho kiva kikagera kigira ingaruka. Ntimuzagire nabi, sibyo? Birabaje kubona umuntu amaze umwaka yivuza, wagiye kwa muganga baragusuzumye, babuze indwara urwaye, ibyo ugasanga birakorwa n'umuntu uri aho hafi, ni umuturanyi, ni umuvandimwe, cyangwa n'undi muntu ushaka kuguma mu buzima. Kubera iki? Ntimukabyemere. Nababwiye yuko abarozi bashobora abanebwe, bagashobora abantu bapinga,
iyo uri umunebwe cyangwa ukaba uri umuntu upenga ngo ngo bise ngo bavuga ngo ni bya bindi hari amafaranga nkwatse. Kandi niba wumva udashaka, niba wumva ibyo ndimo kuvuga ndimo gukubeshya ukumva ari ibintu nyine biri aho ngaho, rwose wibiha umwanya, kuko ubiha umwanya ni ugutakaza uwundi. Ariko wowe ubyumva neza ukumva ko bino byagufasha, please bikora utuje ubundi urebe. Abantu badacika intege, abanyembaraga, abantu bizera batsinda urugamba hahandi abandi rwabananiye. Nawe uyu munsi rero watsinda rwa rugamba rwe rwarananiye abandi, watsinda rwa rugamba rumaze igihe ubona ko rudashoboka, uyu munsi warushyiraho akadomo. Reka twitangirire ikiganiro. Uyu munsi tugiye kurekura bombe kuri babarozi birirwa bakinisha ubuzima bwacu. Reka twitangire ikiganiro rero. Niba ufite umurozi ukuroga amanywa nijoro, akakurogera igihe ashakiye, akaba yirirwa gukoza hirya hino, turi kujyana, genda ushake imbuto z'ikawa. Imbuto z'ikawa ndibaza ko nta muntu utazizi. Hano ndavuga bya bindi mukunda kwita ibicumbi, ariko ndavuga bya bindi bikiri ku ikawa. Ushobora kubibona bihishije cyangwa se ukabibona ari bibisi, ibi byose nta kibazo. Nimvuga ibitumbwe ndavuga kwa kundi ikawa ibiri mu murima, za mbuto zayo zikiriho. Ushaka kugenda ugasanga iyo kawa yeze cyangwa iteze bikiri icyatsi cyangwa ari umuhondo cyangwa ari umutuku, kuko bishobora kugira amabara atatu, kuko mbere yuko biva ku cyatsi bikajya ku muhondo bigana ku mutuku, ngo bibe byeze nyine. Ibyo wabona byose nta kibazo. Ibyo bitumbwe nibyo tugira gute, nibyo twe dukeneye. Numara kubibona bisorome ubishyire mu kantu, wigire mu rugo iwawe. Nugera mu rugo kongeza imbabura turi kumwe, kongeza imbabura ifatwe neza. Hano ndagira ngo ntege amatwi witonze, nagusabye kumpongereza imbabura. Hari ukuntu njya mvuga ibintu bamandi baza baje gushakira aho bakinira ntibabyumve neza. Ndagira ngo nimba ufite ikibazo cy'umurozi wirirwa kuroga buri munsi ube serious, wumve bino bintu ndi kukubwira, kuko ni umuti wakasamutwe. Nta murozi uzongera kubuza ngo akinire ku buzima bwawe. Iriga nta kindi kintu bakoresha utuntu dutoya aho ngaho natwo birirwa babakoresha bakabazengereza. Kuki wowe wakoresha ibi ngibi bidafite ikibazo, bidafite uwo bigiye kugirira nabi? Urimo kwikuraho uwo muze, ukikuraho ubwo burwayi, warangiza ukabifata nk'aho ari ibintu byo gukina. Umaze igihe urwaye kuki urimo gukina? Ibi ko nta mafaranga bisaba, ko nta kindi kibazo kinini bisaba. Niba aho uri bitanahari, wasimbukiye mu giturage ukabaza abantu mwandangiye umuti ko nshaka ikawa, ninde wakwima umuti? Rero nimba ugeze mu rugo wamaze gukongeza imbabura, please yafashwe neza iraka bien. Hano hantu tugeze ndagusaba, niba umaze igihe hari umurozi ukuzengereza, kuntega amatwi kandi ukantega amatwi witonze tukajyana. Niyo mpamvu mbisubiyemo umwanya munini. Ndagira ngo nibwire babarwayi babandi bababaye, please munyitegera amatwi, twijyanire, twikureho uwo mubabaro. Kandi ndabizi neza ko muzagaruka muvuga muti Mana warakoze. Ndifuza kubona umuntu avuga ngo Mana warakoze, yakijijwe n'uyu muti ngiye kumubwira. Twatangiye, ndagira ngo ntege amatwi. Fata urubuto rumwe urujugunye muri yambabura yaka neza, turi kujyana. Fata urubuto rumwe muri za zindi z'ikawa. Ushaka ko ngutse ndashyiramo zingahe cyangwa naba nasoromye zingahe? Genda usorome izo ubashije. Uko usoroma izo ubashije ukazuka uwo mwanya urimo kuzishyira muri yambabura, ni uguhangayika ku murozi, ni uburibwe, ni ububabare. Ushobora no kumva yituye hasi ngo arapfuye. Ibyo mbigusobanurire. Fata rero urubuto rumwe urujugunye muri yambabura yaka neza. Uvuga uti Mana ishobora byose, ndimo ndakoresha zino mbuto z'ikawa, ntagendereye gukora ikibi cyari cyo cyose, ahubwo ndimo kubikora nshaka kwikuraho amarozi nohererezwa buri munsi n'abashaka kunyambura ubuzima wampa. None runo rubuto rw'ikawa uko rurimo gushya, uko rurimo guturika, umurozi wese ugerageza kundoga
ajye ashya kandi aturike nk'uko runo rubuto rurimo guturika. uyu munsi karababaho, abarozi uyu munsi karababaho, kuko nababwiye yuko umuntu wese uri hano unkurikira ari umuntu utagira ubunebwe ushize amanga. Please, ntabwo umurozi azagufata ngo agushobore. Yagufashe burya, ariko kuva wamenya iyi channel Tubirandure 250 TV, ntabwo uzongera kunyeganyezwa, ntabwo uzongera gukinishwa n'umurozi uko yishakiye, kereka n'ubu umunebwe cyangwa ukabindangara. Ibyo si ikosa ryanjye. Numara rero gushyiramo rwa rubuto rwa rundi rw'ikawa, urushyiremo ureke rushye. Nubona ruturitse kwa kunora ruhiye nyine rubaye umukara ruturitse, fata urundi urushyiremo nabwo uvuge, ikureho bya bindi byose, vuga bya bibazo bindi. Mana yanjye, nikuyeho wa mutwe udakira noherezwa n'abarozi umunsi ku wundi, nikuyeho wa mugongo, atura bya bibazo byawe bindi. Ujye ushyiramo urubuto rumwe uvuga. Reka nkwibutse ikintu, uko urimo kuvuga, uko ushyiramo urubuto, ubaye uri mu gace wa murozi arimo, abarimo ameze nk'urimo gushya, ibintu bimuturagurikamo, si urota usoje umwanya umara urimo gukora bino bintu, umurozi ubu wamuhangayikishije ku buryo iyo ubirangije izina ryawe araryibagirwa mu mazina yarogaga. Ndagusaba kujya ufata urubuto rumwe ukarushyiramo, rugashya ruturika, rusoza ushyiramo urundi uvuga. Ndagira ngo nkubwire yuko abarozi babaroga ikintu gikomeye bakora ni ukuvuga. Nawe rero urasabwa kwitongora, urasabwa kuvuga. Baragutongere, bagutongera ibintu bibi, wowe witongore, wikureho bya bindi bibi ubisubizeyo. Turi kujyana rero, ndagira ngo ngusabe, ubu umuntu mukuru ntuzi hano uje gukina, niba urwaye utega amatwi kuri ibyo nkubwira, ubundi rero ukuntu Imana igusubiza mu kanya gato nk'ako guhumbya. Nshuti yanjye, wari uzi ko iyo ukoze bino bintu ukabikora neza, umurozi ukuroga ahantu aherereye aba ari mu buribwe ntangere, aba ari mu buribwe bukomeye. Ese wari uzi ko umwanya umara ukora kino gikoro, uno murozi ahantu aba arimo ibintu bimujomba, ibindi bimutwika bitewe n'ibyo yakohereje. Ibi mbigusobanurire neza, ntugire ngo uyu ni umuti wo gukina. Oya, uyu ni umuti w'abantu bakuru, ntabwo ari umuti wo kuza gukiniraho. Ubyumve neza, kuko iyo uko urubuto ruturitse, wa murozi umutima we uba ushaka kumuca mu kanwa. Uko urubuto ruturika, yumva umutima ushaka gusandara. Ibi ubimenye my friend, ntuzane ibintu bya brage hano. Niba udafite umwanya wo kumva ibiganiro byanjye, please nakugira inama, ntuzatinyuka gufungura ikiganiro cyanjye udafite umwanya wo kucyumva. Kihorere, uze gushaka umwanya wa nyawo utuje, uze kumva ikiganiro cyanjye kikugirira umumaro. Wiza hano uje kumbwira ngo gisa nguvuge ngo umuti ngo urase ku ntego ngo uhite ugenda. Ninde wababwiye ko umuti bawutanga gutyo? Ubundi se nimba ibiganiro byanjye bigufitiye umumaro wabihaye umwanya? Nimba nta mumaro bigufitiye, wakifungiye telefone yawe ukabyihorera. Twe turi hano, turi kumwe n'imbabare, abantu babandi bababaye, babandi bahangayitse, abo bantu ndabubaha, nibo nkorera. Ariko wowe wibereye mu kandi kazi runaka urabyumva utabyita, n'umuti ntiwawukora neza. Niyo mpamvu rero ntashaka kuza hano umeze nkaho ari nk'ahantu uje gucungira amasaha ngo agende. Oya, fata umwanya. Nimba uri mu kazi, please kora akazi kawe neza. Nusoza akazi kawe nimugoroba cyangwa cyagiye utuje uti ngiye kumva cya kiganiro cya Demento kimeze gutya na gutya na gutya, hano umeze nk'ugiye kwa muganga. Niyo mpamvu uzasanga umuntu akaza guhamagara ngo none se ngo umuga ngo hano ngo nabigenze kandi ibintu byose warabisobaneye mu kiganiro kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo. Ahubwo we araza kumva akantu gato akihutisha agasimbuka bwa busoma, cyangwa akabikora ntibimukorere bitewe nuko atumvise ibyo agomba kwirinda n'ibyo agomba gukurikiza. Shaka umwanya my dear, shaka umwanya, witonde. Uri inshuti yanjye nziza, ndakubaha, ntabwo nzanuje gukinisha ubuzima bwawe, kuko ububabare ufite burahagije. Ububabare umurozi yaguteye burahagije. Umurozi yakubujije urubyaro, yabujije abana bawe kwiga, umurozi ari kuzengereza yakumazeho udufaranga. Wikina n'uyu mwanya. Nta bintu abarozi bakora bidasanzwe, n'utwo tuntu baremekanya
bakavugiraho ayo magambo mabi, bakavuga amazina yanyu, ubundi bakabacurikanga, bakagucucura, bakakoherereza bakugabaho ibitero byinshi cyane. Uyu munsi nawe gaba ibitero ku barozi ukoresheje zino mbuto z'ikawa. Iyo rero ibi ngibi ubirangije bigusubiriremo, iyo urangije gutwika zino mbuto z'ikawa, nkwibutsa ko umwanya umara uri kuzitwika ubahangayikishije umurozi. Nongere bigusubirire, ufata rumwe ukarushyira mu mbabura, rugashya rugaturika, ukongera ugashyiramo urundi. Fata uwo mwanya ubikore neza. Ibi ngibi rero iyo birangije nibwo wa murozi yongera byibura guhumeka, nibwo yongera gutora kuka. Kuko igihe urimo kubikora babaye igisenzege, bya bindi byose yagushyizeho biba byamugarukiye. Kandi nkwibutse ijambo ibanga rimwe, uko bimusubira nkugira ngo bimusubira nawe ubwabo kanabikoherezanyije. Oya, siko bigenda. Kubera ko ubyiyambuye we bimugeraho bifite ubukana bwinshi cyane, biramujomba bikamukubita. Rero dore password ahanire. Uwo murozi iyo abonye ubisoje akabona birarangiye, ahita agira ubwoba. Wari uzi ko nawe atangira kukwita umurozi? Uko ntiyongera kugutinyuka. Nubona umuntu yakuroga ukumva agenda abwira abantu nguramungu kanaka ngo ni umurozi, uzamenye ko wamutitije, uzamenye ko wamuhamije. Wabyumvise neza? Ntago ashobora kongera gutinyuka kukuroga, kuko iyo atinyutse kukuroga akongera akabikora, uwo nguwo wumva yapfuye. Turi kujyana, wumva yapfuye. Kuko impamvu bigenda uko nguko, abarozi ntibemerewe kuroga abantu badahamanyije n'imitima yabo neza ibyo bagiye gukora. Umurozi yagiye kukuroga barishuwa neza ko bwa burozi buri bugufata, ariko iyo abikoze umutima we utabyemera neza bitewe na bya bitero wamugabyeho, bya bintu ntago bikugeraho. Ikindi abasa nk'uwisha amahame ya migenzo mibi bagiyemo cyangwa ya masezerano basinye, bya bintu birahindukira bikamuhitana. Iyo rero afosinze kukuroga kubera umujinya, hari igihe umugabaho ibitero akayoborwa n'umujinya. Yewe n'umujinya rero arimo kukuroga tayari kamubaho, bya bindi byose akoreza bagahita bimugira gute, bingusogota, biramurangiza. Turagendana neza. Ariko murimo murumva kino kintu, kuko iyo umurozi agabye ibitero aho yakubitiwe arapfa. Kuko ntago bemerewe kugaba ibitero aho bakubitiwe cyangwa aho bafitiye ubwoba, kuko bagomba gukora iyo migenzo yabo mibi bafite umutima umwe. Ndabisubiramo, utarimo gushidikanya, umutima wabo utarimo gushidikanya. Rero iyo wamutwitse ntashobora kohereza ibindi. Ibyo byumve neza. Aka nakubwenge my friend ikawa, ukazwangwa buza umwanya wo kumva ikiganiro. Hawo uburi umwanya wo kumva ikiganiro gute gishobora guhindura ubuzima bwawe, maze igihe uri indembe. Abarozi witanga umwanya ku barozi. Niba uri umubyeyi, reka wongere ukorera abana bawe. Niba uri umupapa, wongere ugende ukorera urugo rwawe. Niba uri umukobwa, agenda ushake. Kuki abantu bakuzirika ukabahereza umwanya? Fatika umucome. Urakina n'umurozi kubera ihe mpamvu? Arifuza gukurimbura, arifuza gutwara ubuzima bwawe. Nawe uri aho ngaho ngo ngewe ngo sinakora nk'ibi bintu. Ndagira ngo nkwibutse yuko ibi bintu nta cyaha kibigize, nta kintu kibi kirimo. Urimo urikuraho ikibi, kandi bibasobanura buri munsi. Biba ari ikibi ntago nakubwira ngo ubikore cyangwa ubivuge urimo gusenga. Nisimana nidashaka gukira. None kuki urwaye malaria ujya kwa muganga bakaguha kwaritemu? Kuki iyo usitaye ugenda ugafata nyirabarasanya? Kuki utabifata nk'icyaha? Hano ntago turimo kuroga, turimo turikora ibyo baturoza. Babwira kenshi ko ntaje hano kwigisha cyangwa ntaje kuroga, ahubwo ndagira ngo bya bindi babaroze bibaveho bigende mu izina rya Yesu Kristo. Turimo turabyumvikana neza. Ariko ubu ngubu muzi yuko umuntu baroze, kano kantu mugatega amatwi mukumve neza, muzi ko umuntu baroze atazengerezwa cyane n'ibyo bamuroze umunsi umwe. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo azengerezwa n'ibintu bamuroze umunsi umwe gusa, ahubwo azengerezwa n'ibyo baguma bamwongereramo. Turi kujyana. Azengerezwa n'ibyo baguma bamwongereramo, na ya mazina bakomeza kugenda batongera bavugiraho amagambo, nibyo bimuzengereza. Bigenda gute? Nimba hari umwenda wawe batwaye, nimba hari ifoto yawe bafite, cyangwa ikindi cyari cyo cyose we batongereho amazina yawe, akaba ari cyo bagukubitisha. Reka nk'urugero kugira ngo wumve neza uburyo abarozi ari abagome.
niba ujya wumva ibintu bikujoma mu mubiri wawe, wari uzi ko ari nk'umwenda wawe baba baratwaye cyangwa ikindi kintu batongereyeho amazina yawe, uwo murozi ugasanga afite nk'inshinge akajya kijomba, uko akijomba wowe ariko ugenda ubabara akorezamo bwa burwayi na bya bigambo akuvugiraho. Wari ubizi ko niba ari nk'ikibazo cy'umutwe ufite, wari ubizi ko ari nk'ikintu aba afite runaka ameze nk'urimo kugikamura, uko agikamura imitsi y'umutwe ikenda guturika. Ibyo bintu mujya mubimenya. Niyo mpamvu ngira ngo ntukajyuza hano uje gukina. Ngewe mbana hano n'abantu bababaye rwose, mujye mumva niba naho mvugana imvugo zikakaye. Impamvu mvuga imvugo zikakaye, hari abantu hano my friend barwaye igihe kinini cyane bababaye, mbangira ngo byibura abo bantu bakure muri uwo murongo se kibi yabashyizemo. Niyo mpamvu mwumva ari naho ngira nkanarakara, mujye munyihanganira kuko ngewe iyo umuntu ashaka ngo jyuza ngo uvuge ngo ikiganiro, ntabwo waza ngo uvuge umuti ngo birangire, kandi ngomba kubanza gusobanura uburyo bakurozemo n'uburyo ugomba kubyirindamo n'uburyo ugomba gushaka umuti kugira ngo bisohokemo burundu. Ni gute wabura iminota 20-15 yo kumva ikiganiro? Ntabwo bikunda. Niyo mpamvu rero we kumva yuko ikiganiro kiri mu mwanya, ahubwo we banza wumva icyo ukura mu kiganiro. Icyo ukura mu kiganiro nicyo kinini, kuko iyo uri mu babara nk'ubwo buryo hari ibintu runaka byaba barimo kuvugiraho ayo magambo. Niyo mpamvu rero we hano, nimba ugeze hano, nimba tugiranye hano, kanda subscribe, ukande like, utere inkunga ikiganiro, igaragaze, jya muri comment wandikemo ngo mana ushobora byose, wabwiye Imana ko ishobora byose, waretse Imana ikinjira mu buzima bwawe ubundi ikagutabara. Uratinyira iki kuvuga? Ese muzi ko nuko gutinya kuvuga abo barozi ari ibintu baba barabashyizemo ngo babashyiramo ikintu cyitwa gupinga, kumva ko nta kintu biri bukumare. Turi kujyana neza, ariko nkunda kubibabwira, Imana yagiye ikora ibintu byinshi cyane mu buryo busa nkaho ari nk'ibitangaza, mukabibona mubuzwa n'iki? Gute umuntu akubwira gukoresha umunyu akakubwira gukoresha ikawa ukabyanga, kandi muzi neza yuko uwo munyu wahumanuye amazi, muzi gakondo kahumuye umuntu. Wowe kubera icyo utakoresha iyo kawa nawe ngigukureho icyo kidodo cyangwa uwo musonga umurozi rwa kohereza. Niba rero uri hano uri umuntu wacu kaburi ingendo, uko mu kiro kiganiro hari ikintu kikumariye, kanda like, subscribe, ugisharing, ubundi commenting, ujye no muri comment ngo turashaka ko dukorera ibiganiro wenda kuri ikintu runaka ikindi, hanyuma turushaho kurwanya no gukura ikibi mu buzima bwawe. Ibi ngibi mubikore mu byizero birabakorera, kuko iyo umaze guhagarika ibitero bishyashya urakira. Niyo wari ubimaranye igihe kinini uhagaritse ibitero bishyashya ugakagaya byose wakorezaga umunsi ku munsi, birakira. Sibyo? Hano mu byizere, mu byumve, mu bikore, ariko mbwira abantu barwaye cyangwa se abandi badashaka kurwara cyangwa se abandi bashaka kumenya, cyumva ikiganiro neza. Niba udafite umwanya rwose inshuti yanjye wivunika, ishakira umwanya ubundi dukomeze dukundane. Sibyo? Reka rero ngushimire we tugeranye hano, wakoze. Nkunda kubabwira yuko muri abantu bagaciro, muri abantu b'ingenzi cyane, kuko iyo ukoze like, ugakora subscribe, ugasharinga cyo kiganiro, ubuteye inkunga umwuka wacu, uteye umwuka ubu duteye imbaraga, mu yandi magambo ubu duhaye motivation, ububanye natwe, kandi ubu tweretse ko ibyo turimo gukora ubishyigikiye. Rero Imana ikurinde kandi korohereze uburwayi ufite bukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Uburwayi ufite mu kwizera, ukoresha uyu muti uragukiza. Mu kwizera kwanjye kw'Imana nizera, Imana ishobora byose. Umuntu wumva kino kiganiro yazengejwe n'umurozi, Imana ishobora byose ndamusengeye ngo uyu muntu mutabare, kandi umutabara n'imbaraga zawe, umukureho cya gisuzuguro kugira ngo abone kugira neza kwawe, kandi ajya ahora avuga ko izina ryawe riri hejuru y'ibintu byose. Bigusabye nkwizeye Imana yanjye, amen.